Nitwa Nora, mfite imyaka 28, ntuye mu nzu nto mu mujyi. Iyo nzu ifite icyumba kimwe cyo kuryamamo n'igikoni gito. Ntuye njyenyine. Buri munsi ubuzima bwanjye buba bumeze kimwe. Mbyuka saa 12 za mu gitondo, ngakaraba, nkarya ifunguro rya mu gitondo, nkanywa ikawa, nkarisha umugati, hanyuma ngasohoka njya mu kazi. Nkora mu kigo kinini, umunsi wose nicara ku ntebe yanjye y'akazi nkora ndetse cyane. Saa 12 z'umugoroba nkasubira mu rugo. Nteka ifunguro ry'umuntu umwe, nkirira njyenyine ku meza yanjye mato, nkareba televiziyo isaha imwe, hanyuma nkaryama. Akenshi numvaga ndi njyenyine, nta mukunzi mfite, nta mugabo mfite, ababyeyi banjye baba kure. Mbavugisha rimwe mu cyumweru. Buri gihe bambaza ikibazo kimwe: uzashyingirwa ryari? Njye buri gihe nkabasubiza nti simbizi. Nakoraga cyane akazi kanjye, akazi katumaga mpuga cyane, ariko siko konyine nifuzaga. Nashakaga ibirenze ibyo. Nashakaga umuntu nkunda, nashakaga umuntu naganira nawe nijoro, nashakaga gutekera abantu babiri atari umwe, nashakaga umuryango umunsi umwe, nashakaga abana bakina mu nzu yanjye, nashakaga urusaku n'ibyishimo atari ituze ry'ubwigunge. Rimwe na rimwe mu mpera z'icyumweru njya muri pariki, mbona imiryango, ababyeyi basunika abana babo ku byicungo byo gukiniraho, abapapa bakina imipira n'abana babo, abashakanye bagenda bafatanya amaboko. Njye nicaraga ku ntebe nkabareba, nishimira umunezero wabo, ariko numva njye mbabaye. Inshuti yanjye Tessa dukorana yambwiraga ko nakwigerageza gusohoka kurushaho. Arambwira ati ugomba guhura n'abantu, ariko ndi umunyasoni. Sinishimiraga kujya mu bantu, sinishimiraga kujya mu tubari cyangwa mu maklabu. Sinzi uko naganiraga n'abantu bashya, niyo mpamvu akenshi nguma mu rugo nijoro. Nibwiraga ko ibintu bizahinduka, wenda umwaka utaha uzaba mwiza, wenda nzahura n'umuntu wihariye, wenda ubuzima bwanjye buzagira amabara menshi, ariko ubu iminsi yanjye irijimye. Ikigo nakoragamo cyari kinini cyane, gifite amagorofa 5. Abantu benshi barahakoreraga, bose bagenda bihuta kandi bafite amasura akomeye. Biro zahoraga zihuze, telefone zivuga umunsi wose, abantu bandika kuri mudasobwa, bose bambara imyambaro myiza. Nkora mu ishami ry'imari. Turi abantu 20 muri iryo shami. Twese twicara mu cyumba kinini kimwe. Ameza yacu y'akazi ateye mu mirongo imwe. Dukorana n'imibare buri munsi, tugenzura raporo kandi tugakora imbonerahamwe. Ku wa mbere umwe mu gitondo, ibintu byose byarahindutse. Umuyobozi mukuru yaramanutse aje ku igorofa ryacu, yitwaga Mark. Yari afite imyaka 45. Yari muremure kandi yambara amakote yijimye. Umusatsi we wari umukara uvanzemo imvi. Yahoraga asa nk'umuntu ukomeye cyane. Mark yari umuyobozi w'ishami ryacu ryose. Bose baramwubahaga. Iyo yinjiraga, abantu bahitaga bahagarika ibiganiro, bakicara neza, bagakora cyane kurushaho. Yari afite ibiro binini byo ku igorofa ryo hejuru, ntiyamanukaga kenshi. Uwo wa mbere yaje kwiyereka abakozi. Icyo gihe njye nari mushya, nari maze ibyumweru 2 gusa ntangiye akazi. Yagiye agenda anyura ku meza ya buri mukozi, yasuhuzanyaga na buri wese. Ageze ku meza yanjye, numvise mfite ubwoba bwinshi, amaboko yanjye yatangiye gutitira. Arambwira ati ugomba kuba witwa Nora. Ijwi rye ryari rikomeye ariko rituje. Murakaza neza muri sosiyete. Nagerageje kuvuga, ariko ijwi ryanjye ryari rito. Murakoze bwana Mark. Yandebye akanya gato, amaso ye yari yijimye, isura ye ntiyagaragazaga amarangamutima. Yasaga nk'ukonje ariko atari mubi. Yanyegereye anyura kuri ya meza yanjye, ajya ku yandi akurikira. Naramurebaga agenda avugana n'abandi, yari azi amazina yabo bose. Yari umunyamwuga kuri bose. Abantu baramwubahaga cyane kandi bamwe baramutinyaga. Akimara kugenda, Tessa yaje ku meza yanjye. Arambwira ati uwo ni Mark. Ntajya amwenyura, ni umuyobozi mwiza niba ukora cyane. Umunsi wose namutekerejeho. Gukorana nawe byari bitandukanye. Nashakaga gukora neza, nashakaga ko ambona nk'umukozi mwiza. Aka kari ko kazi kanjye ka mbere nyakuri, sinashakaga kugatakaza. Nyuma y'iyo nama ya mbere, nakoraga cyane kurushaho. Najyaga ku kazi kare buri munsi, kuvayo nijoro, narebaga akazi kanjye inshuro 3. Sinashakaga gukora amakosa, nashakaga ko Mark ambona nk'umukozi mwiza. Mu mezi 3 yakurikiyeho, sinongeye kumubona. Yagumaga mu biro bye hejuru, ariko nari nzi ko asoma raporo zacu. Yagenzuraga ibyo twakoraga byose. Rimwe na rimwe
rimwe yadutumiraga email ifite ibibazo. Izo email ze zahoraga ari ngufi kandi zisobanutse. Umunsi umwe nakoraga kuri raporo ikomeye cyane. Yari raporo yerekanye uko sosiyete yakoresheje amafaranga. Mu mibare y'umwaka wabanje nabonye ikosa rikomeye. Hari konti 3 umuntu yari yibagiwe kongeramo. Iryo kosa ryari rinini cyane. Nararikosoye nkora raporo nshya yose uko yakabaye. Nagumye ku kazi kugeza saa 3 z'ijoro kugira ngo nyirangize. Bukeye bwaho Mark yaje ku igorofa ryacu. Yaje agenda anyura ku bantu atavuze byinshi. Ahita aza ku meza yanjye. Abantu bose bararebaga. Numvise mfite ubwoba bwinshi. Ese nakoze ikosa? Arambaza ati, Nora, ni wowe wabonye ikosa muri raporo? Ndavuga ntego bwana. Ijwi ryanjye ryari rito. Arambwira ati, akazi keza. Yongeraho ati, si abantu benshi babona amakosa nk'ayo. Ayo magambo abiri yambwiye yahinduye byose. Akazi keza, nta muntu n'umwe wari warigeze ubimbwira. Ayo magambo ku kazi numvise nishimye ku nshuro ya mbere. Numvise mbonye. Yabonye akazi kanjye gakomeye, yanyitayeho. Mu gihe yari agiye kugenda ahagarara gato. Yaragarutse aranyitegereza mu kanya gato cyane. Nabonye ikintu gito ku isura ye. Inguni y'akanwa ke yazamukaga gato. Byari nko kumwenyura gato cyane, hanyuma bihita bishira. Yaragiye. Tessa yahise azanyegera arambwira ati, ntajya avuga ngo akazi keza, ugomba kuba wihariye. Sinumvaga ndi umuntu wihariye, ariko uwo mugoroba numvise nishimye. Sinumvise ndi njyenyine. Natekereje ku magambo ye, akazi keza. Natekereje ukuntu yabaye nk'umwenyura gato. Byampaye icyizere wenda ko nakoraga neza. Kuva uwo munsi nakoraga cyane kurushaho. Nashakaga kongera kumva ayo magambo. Nashakaga kongera kubona ku kamwenyuro gato. Byabaye intego yanjye gutuma Mark anyishimira, gukora neza, kuba umukozi mwiza nshoboye kuba. Hashize amezi 2 nari natangiye kumva mfite icyizere ku kazi kanjye. Nakoraga raporo vuba kurushaho. Nari mfite inshuti mu biro, ariko nakomezaga kuba maso. Nakoraga cyane. Hanyuma ku wa gatanu umwe nakoze ikosa rikomeye. Ryari ikosa ryoroshye ariko ribi cyane. Nohereje email ku muntu utariwe. Iyo baruwa yari irimo amakuru y'ibanga yerekeranye n'amafaranga. Nayohereje ku mukiriya aho kuyohereza ku muyobozi wanjye. Maze gukanda sendi, numvise mu nda hagenze nabi. Nari nzi ko nakoze ikosa rikomeye. Umukiriya yahise ahamagara Mark. Mark yahise ampamagara mu biro bye. Nagombaga kuzamuka ku igorofa ryo hejuru. Amaguru yanjye yaratitiraga uko nagendaga. Abantu bose bararebaga. Bari bazi ko hari ikitagenda neza. Ibiro bya Mark byari binini kandi bituje. Yari yicaye nyuma y'ameza manini. Inyuma ye hari amadirishya manini. Umujyi warabonekaga nk'aho ari hasi cyane. Yanyeretse intebe ndicara. Arambwira ati, wohereje amakuru y'ibanga ku mukiriya? Ndavuga nti yego bwana, mumbabarire. Amaso yanjye yuzuye amarira. Arambwira ati, ibi ni ikibazo gikomeye Nora. Natekereje ko agiye kunyirukana. Nari niteguye gupakira ibintu byanjye. Narebye amaboko yanjye atitira, amarira amanuka ku maso. Ariko Mark yakoze ikintu ntari niteze. Yarifashe arahaguruka, afata agatambaro arakama. Yakampaye buhoro yitonze. Hanyuma yicara ku mpera z'ameza ye, aranyegera arambwira mu ijwi rituje ati, buri muntu akora amakosa. Icy'ingenzi ni ukwigira ku makosa. Yamaze iminota 30 anyigisha. Yanyeretse uko nagombaga kugenzura email mbere yo kuyohereza. Yanyigishije uburyo bwo kwirinda amakosa nk'ayo. Yari umunyampuhwe kandi agira n'imbabazi. Ntiyigeze andakarira. Arambwira, nanjye nakoze ikosa nk'iri rimwe. Umuyobozi wanjye ntiyaranyitayeho nk'uko. Naramurebye bwa mbere mbona atari umuyobozi gusa. Yari umuntu usanzwe, umuntu wigeze gutinya, umuntu wumva amakosa. Ndavuga nti, murakoze kunyigisha, ibizongera kubaho. Aransubiza ati, ndabizi uri umukozi mwiza Nora. Nasohotse mu biro bye numva ntandukanye nuko ninjiye. Sinirukanywe. Yaranyigishije aho kunkosora nabi. Yari umunyampuhwe. Aho yagombaga kuba mubi, uwo munsi nabonye undi Mark. Munsi y'isura ikomeye hari umutima mwiza. Nyuma y'iryo kosa rya email, ibintu byarahindutse hagati yanjye na Mark. Yatangiye kumanuka ku igorofa ryacu kenshi. Rimwe na rimwe yahagararaga ku meza yanjye. Yambazaga uko akazi kameze. Ibiganiro byari bigufi ariko byiza. Umunsi umwe mu gitondo nageze ku kazi kare. Abantu bake nibo bari bahari. Nagiye mu gikoni gufata ikawa. Mark yari ahari. Nawe yari arimo gutegura ikawa. Arambwira ati, mwaramutse Nora, wahageze kare. Yarongeye ati, nkunda ituze ryo mu gitondo. Ndavuga nti, nibwo ntekereza neza. Yasutse ikawa mu bikombe 2, ama kimwe. Arambaza ati,
uyinyute? Ndavuga nti shyiramo amata gusa. Yashyizemo amata mu gikombe cyanjye. Twahagaze aha akanya gato. Biro zari zituje, izuba rya mu gitondo ryinjira mu madirishya. Arambaza ati ukunda akazi kawe hano? Ndavuga nti yego cyane, ni ikintu gishya buri munsi. Arambwira ati nibyo byiza, komeza kwiga. Kuvuga ibyo byabaye umuco wacu. Iyo twageraga ku kazi kare twanywaga ikawa, twaganiraga ku bintu bito, ikirere, amakuru, rimwe na rimwe akazi. Ibiganiro byari bigufi ariko byari igice cyiza cy'umunsi wanjye. Mark yatangiye kumbaza ku buzima bwanjye, icyo nkora mu mpera z'icyumweru. Naramusubizaga, nanjye naramubazaga, ariko ntiyavugaga byinshi ku buzima bwe. Umunsi umwe yanzaniye igitabo, arambwira ati wenda wakunda iki gitabo, kivuga ku by'imari ariko kiroroshye kugisoma. Nagitwaye mu rugo, nza kugisoma muri weekend. Cyari gishimishije. Mu cyumweru cyakurikiyeho twaganiriye ku bitekerezo byanjye kuri icyo gitabo. Aramwenyura kuri uwo munsi. Si akamwenyu gato, ahubwo kari akamwenyu nyakuri. Tessa yabonye impinduka, arambwira ati Mark aragukunda. Ndavuga nti ni umutima mwiza gusa nta bindi. Natangiye gutekereza akazi atari ukubera akazi gusa, ahubwo no kumubona, kunywa ikawa mu gitondo, kubona uko amwenyura. Iminsi yanjye yatangiye kugira amabara. Icyumweru cyanjye nticyari kikiri ibyo gusa, ariko nari maso. Yari umuyobozi wanjye, sinari nemerewe kugira amarangamutima nk'ayo. Byari bibi, niyo mpamvu nabihishaga. Byagombaga kuba bihagije. Nagerageje kwirinda gutekereza cyane kuri Mark, ariko byari bigoye. Buri gitondo naramubonaga, buri gitondo twanywaga ikawa hamwe. Iyo twahageraga kare ibyo byabaye ibisanzwe, ariko kuri njye byari bifite ibyo bisobanuye byinshi. Nari ntangiye kumumenyera kurusha uko nabitekerezaga. Umunsi umwe Tessa yaje ku meza yanjye afite akajagararo ku maso. Arambwira ati Nora, numva hari ikintu kiri kuba hagati yawe na Mark. Mpita mpakana nti oya rwose, ni umuyobozi wanjye gusa. Tessa aranyitegereza gato, araseka, arigendera. Nibyo uvuga, ariko uko akureba siko areba abandi. Ibyo Tessa yavuze byanteye guhangayika. Natangiye kwitondera uko Mark yitwaraga iyo twabaga turi kumwe. Yarambwiraga mu ijwi rituje, yakundaga kumbaza ibitekerezo byanjye no mu nama. Igihe nabaga mvuga yaranyunguraga, kuko ntibyari bisanzwe ku muyobozi mukuru. Hashize igihe gito Mark yatangiye kumpa imirimo ikomeye kurushaho. Yanyizereyemo, yanyoherezaga mu nama zikomeye n'abandi bayobozi. Buri gihe nitwaraga neza, sinashakaga kumutenguha. Umunsi umwe twari mu nama nini, hari abayobozi bo mu yandi mashami. Naravuze niyizeye, maze kurangiza icyumba cyaracecetse akanya gato. Hanyuma abantu bose bakomye amashyi. Mark yarandebye, aramwenyura, arambwira ati wakoze neza cyane. Numvise umutima wanjye usimbutse. Aya magambo yaranshimishije kurushaho uko byari bisanzwe. Si uko ari amagambo gusa, ahubwo uko yabimbwiye, uko yandebye. Nyuma y'iyo nama yarampamagaye mu biro bye. Nari niteguye kuganira ku kazi gusa, ariko icyo kiganiro cyahindutse ikindi. Arambwira ati Nora, nishimye cyane uko ukora. Yarongeye ati ufite ejo hazaza heza hano. Ndashimira, numva nishimye, ariko nanone mfite ubwoba. Ndavuga nti murakoze, ndagerageza uko nshoboye. Yacecetse akanya gato, yambuye ikote rye, arikuramo, arirambika ku ntebe. Ibyo byari ibisanzwe, ariko uwo munsi byari bifite uburemere budasanzwe. Arambwira ati hari ikintu nshaka kukubwira, ariko sinzi neza uko nakivuga. Umutima wanjye watangiye gukubita cyane. Ndavuga nti ni ikihe buriya? Yarebye hasi, hanyuma arongera arandeba. Arambwira ati uri umuyobozi w'indashyikirwa. Ariko si ibyo gusa. Yahise ahagarara, agenda mu idirishya, areba hanze umujyi. Arangije ati mu ijwi rituje, ndagutekerezaho kenshi kurushaho. Uko byari bikwiye nk'umuyobozi n'umukozi. Naracecetse,
Numvishe ijwi ryanjye rishaka kunyura mu muhogo ariko ntiryabona inzira. Yarahindukiye arambwira ati, nzi ko ibi atari byo, nzi ko bishobora guteza ibibazo, niyo mpamvu ntashaka kukubabaza cyangwa kugushyira mu mwanya utari mwiza. Amagambo ye yari meza ariko arambabaza. Byari byiza kumva ko mfitiye ikintu, ariko byari bibi kumenya ko bidashoboka. Ndavuga nti, ndabyumva. Yaranyegereyeho gato ariko hagumamo intera. Arambwira ati, nashakaga kuba inyangamugayo, ntabwo nashakaga ko ubimenya mu bindi. Numvaga umutima wanjye utera cyane, nari nishimye ariko nanone mfite agahinda. Ibyo byombi byari binteye urujijo. Arambwira ati, reka dukomeze akazi nk'ibisanzwe, ibi ntibizagira icyo bihindura ku kazi kawe. Ndavuga nti yego. Nasohotse mu biro bye, umutwe wanjye wuzuye ibitekerezo. Desa yahise ambona, arambaza ati, byagenze bite? Ndavuga nti, ni akazi gusa. Ariko si akazi gusa. Numvise ibintu bihindutse, ikawa ya mu gitondo ntiyari ikiryoshye nk'uko byari bisanzwe. Ibiganiro byacu byari bikiriho ariko byari bifite umwenda w'amarangamutima. Mark yageragezaga kwitandukanya gato, ntitwongeye kunywa ikawa kenshi. Yari agifite ikinyabupfura n'icyubahiro, ariko hari urukuta rwari rwubatswe hagati yacu. Nagerageje kwibwira ko ari byo byiza, byari bikwiye. Yari umuyobozi, nanjye nari umukozi, ariko umutima wanjye ntiwari witeguye. Iminsi yagiye ihita, nakomeje gukora neza, ariko mu ijoro nicaraga mu nzu yanjye nto, ngatekereza ku magambo ye. Ndagutekerezaho kenshi. Mbese ibintu nk'ibyo nyine yagendaga ambwira, uri umukozi mwiza, uri indashyikirwa. Sinari nzi icyo ejo hazaza hantegereje. Sinari nzi niba ibyiyumvo byanjye bizashira. Icyo nari nzi gusa ni uko inkuru yanjye na Mark yari itaragera ku iherezo. Nyuma y'icyo kiganiro nakomeje ubuzima bwanjye bwo ku kazi, ariko sinari nkiri wa Nora wa mbere. Nahoraga ntekereza uko Mark anyitwaraho. Yari agifite icyubahiro, agifite ubugwaneza, ariko hari intera yashyizweho nkana. Narabyumvaga, yashakaga kurinda twembi. Mu nama yakomezaga kumpa ijambo, yakomezaga kunshimira mu buryo bw'umwuga, ariko ntiyari akinkegera nk'uko byari bisanzwe. Ibyo byari byiza ku bwenge ariko bibi ku mutima. Desa yabonye ko mpindutse, arambwira ati, uri kure cyane muri iyi minsi. Ndaseka mvuga nti, ndarushye gusa. Ariko sinaruhukaga mu mutwe wanjye, hari urusaku rwinshi. Natekerezaga niba byari byiza ko yavuze ukuri. Natekerezaga niba hari ikintu cyashoboraga gukorwa mu bundi buryo. Umunsi umwe habaye impinduka nini muri sosiyete. Hari hateganyijwe umushinga mushya munini cyane. Umuyobozi mukuru wo ku rwego rwo hejuru yaje kubitumenyesha. Mark yagizwe umuyobozi mukuru muri uwo mushinga. Yari amahirwe akomeye kuri we. Mark yahisemo abantu bake bazakorana nawe bya hafi. Umunsi umwe yampamagaye mu biro bye, arambwira ati, Nora, ndashaka kuba mu itsinda ryanjye ry'uwo mushinga. Numvise nishimye, ariko nanone mfite ubwoba. Ndavuga nti, ni icyubahiro gikomeye. Arambwira ati, ni ukubera ko nizeye ubushobozi bwawe. Icyo cyari ukuri. Nari nzi ko yankundaga ku kazi. Si iby'amarangamutima gusa, narabyemeye. Byari amahirwe ntashoboraga kwanga. Twakoze hafi cyane mu byumweru bikurikiyeho. Igihe kinini twagikoreraga mu nama, mu biro rimwe na rimwe, gutaha bwije. Ibi byatumye tuganira cyane ku kazi, ariko tuganira no ku bitekerezo, ku nzozi, ku byo dutinya. Ariko twari maso, nta na rimwe twarenze ku murongo. Byari byiza ariko biruhije kuba hafi y'umuntu ukamenya ko hari byinshi adashobora kuvuga. Umunsi umwe twari dusigaye mu biro twenyine, abandi bose bari bagiye. Isaha yari igiye kugera 12:00 z'umugoroba. Imvura yari iri kugwa hanze. Nari nicaye ku meza yanjye ntegura inyandiko. Mark yari mu biro bye. Yavuye mu biro aza anyegera, arambwira ati, wakoze cyane uyu munsi. Ndavuga nti nawe. Yahagaze akanya gato, numva umutima wanjye utera cyane.
ijwi ry'imvura ryuzuye icyumba, arambwira ati, rimwe na rimwe nibaza niba dufata ibyemezo byiza mu buzima. Ndaceceka. Yongeraho ati, hari ibyo dushyira ku ruhande kubera inshingano. Numvise aya magambo anyuzuye umutima wanjye, ndavuga nti, ariko inshingano zirakenewe. Aranyitegereza, aramwenyura gake. Nibyo, ariko nabyo birababaza. Twaracecetse twembi. Uko guceceka byari byuzuye amagambo atavugwa. Yari ageze hafi cyane. Uko ntacyo yakoze, nanjye sinigeze ngenda. Hanyuma arambwira ati, reka dukomeze akazi. Yasubiye mu biro bye. Aho nari nicaye aho, numvise umutima wanjye uremereye. Nari nzi ko twese twari turi ku murongo muto cyane. Iminsi yakurikiyeho yarimo umunaniro mwinshi. Umushinga wari munini. Twatsindagiraga gukora. Icyo cyadufashije gutekereza cyane ku byo twiyumvagamo. Hanyuma umunsi umwe habaye ikibazo gikomeye. Hari raporo yari yoherejwe nabi ku bayobozi bo hanze. Amakuru yari ayobye. Abayobozi bakuru bararakaye cyane. Mark yahamagajwe mu nama ikomeye. Nyuma y'iyo nama yasohotse mu biro bye afite isura itari isanzwe. Yari atuje cyane, ariko nabonaga atameze neza. Yaje aho ndi, arambwira ati, Nora, ngomba gusubira muri raporo zose. Nkeneye ubufasha bwawe. Naramwiyegereje. Twakoze ijoro ryose. Twongeye kuba hafi cyane, ariko nanone ku mpamvu ikomeye. Twashakaga gukosora amakosa, gukiza umushinga no kurinda akazi ka Mark. Mu rukerera, raporo zose zari ziteguye. Mark yicaye ku ntebe ye, ahumeka cyane. Arambwira ati, sinzi icyo nari gukora utabaye uhari. Ndamureba ndavuga nti, turi itsinda. Aramwenyura, ariko mu maso ye hari huzuye umunaniro n'ikintu kirenzeho. Icyo gihe numvise ko atari umuyobozi gusa, yari umuntu ufite umutwaro uremereye. Nyuma y'icyo gikorwa gikomeye, Mark yatangiye kwizerana nanjye kurushaho. Yari yiteguye kunyereka ko yizera ubushobozi bwanjye, atari kubw'umurimo gusa, ahubwo no mu buryo ntekereza. Twakomeje dukorana hafi cyane ku mishinga minini. Iyo turi kumwe mu biro, twaganiraga ku buryo bwo gukemura ibibazo, tuganira ku buryo twateza imbere umushinga, ku buzima bwite, nko ku nzozi zacu, ku bintu byatubereye ibyiza mu myaka ishize, no ku ntego zacu z'ahazaza. Iminsi ya nyuma y'icyumweru yarimo umwuka mwiza. Mark yatangiye kunkorera ikawa mu gitondo. Twatangiye umunsi wacu twicaye hanze ku meza y'akazi, tuganira ku bintu byoroheje, ku kirere, ku muryango, ndetse rimwe na rimwe ku bitangaje byabaye mu mpera z'icyumweru. Ibi byatumaga ntangira kumva ko kumara igihe n'umuntu nk'uyu bishobora kuba byiza kandi bidasanzwe. Tessa yari yarumvishije ukuri ku byerekeye na Mark. Yarambwiraga ko nkwiye kuba maso, ko ntakwiye kumva amarangamutima menshi, ariko nanone nkagira umubano mwiza n'umuyobozi wanjye. Nari nzi ko yagambiriye kunyigisha kuba inyangamugayo, kwitonda no kugenzura amarangamutima yanjye ku kazi. Umunsi umwe Mark yaje anjyana mu biro bye, anyereka igitabo. Nora, ushobora kuba ukunda iki? Arambwira. Nasomye igitabo mu mpera z'icyumweru. Byari byiza kandi byoroshye kugisoma. Nize byinshi ku mafaranga n'imicungire yayo. Nyuma y'icyumweru kimwe twaganiriye ku byo nasomye. Ntabwo yari arimo kunyigisha gusa ku by'umwuga, ahubwo natangiye kubona ko hari impuhwe, ubwenge n'uburyo bwo kumva abandi mu byo yakoraga. Ibyo biganiro byatumaga nshimishwa no gukora ku kazi, kuko nasobanukirwaga ko hari umuntu unyitaho, unyumva kandi unyereka ko ubushobozi bwanjye bufite agaciro. Twatangiye gusangira ibihe byoroheje ku kazi, n'igihe cy'ikawa mu gitondo, n'igihe cyo kuganira ku bintu byoroheje. Ariko numvaga mu mutima wanjye ntangiye kumva ibintu bidasanzwe kuri Mark. Umunsi umwe Tessa yarambajije ati, aka kanya waba ukunda Mark? Ndavuga nti, icyo ntacyo, ni umuyobozi wanjye. Arambwira ati, byose birashoboka. Ibyo byanteye gutekereza cyane. Numvaga ko Mark atari wenyine,
ashobora kuba afite ubwoba nk'ubwo nari mfite, ashobora kuba yifuza umuntu umuba hafi, umuntu wo kumva, kandi uwo munsi numvise umutima wanjye utangiye kumwiyegereza. Mark yabaye hafi yanjye, ansobanurira uburyo twakomeza gukorana, kandi ansobanurira uburyo yifuza ko tugirana umubano wizewe. Iyo niyo ntangiriro y'urukundo rwanjye ruciye mu buryo bwihariye. Iminsi yanjye yaje kuba myiza kurushaho. Numvaga gufata ikawa hamwe na Mark mu gitondo bitari iby'umwuga gusa, ahubwo byari umwanya wacu wihariye. Twaganiragamo ku bintu byoroshye, ku kirere, ku muryango wacu, ndetse rimwe na rimwe ku nzozi n'imigambi yacu. Nubwo numvaga amarangamutima yanjye akora mu buryo butangaje, nari nzi neza ko Mark, umuyobozi wanjye, ntabwo nashakaga amarangamutima yanjye atuma dutakaza umwuga wacu. Nakoreshaga ubwenge n'umutima wanjye kugira ngo nkomeze kuba inyangamugayo kandi nshyire imbere akazi. Umunsi umwe Mark yaraje anjyana mu biro bye, ansaba ko twaganira ku mushinga, ariko nanone ahindura ikiganiro ku buzima bwite. Natangiye kumva ko ankunda, kuganira ku buzima bwanjye, kandi ko yumva ko ari ingenzi kumva ibyo nkunda n'icyo ntekereza. Maze kumva ibyo, umutima wanjye watangiye kwiyumva neza. Numva ko umubano wacu atari uw'umwuga gusa, ahubwo ari urukundo rwatangiye kuvuga. Nyuma y'igihe gito, Mark yampaye igitabo. Ibi biragufasha kwiga byinshi ku micungire y'amafaranga. Byari byoroshye, byuzuye amakuru y'akamaro, kandi byananyeretse uburyo bwo gutekereza neza ku kazi. Tessa yarambwiraga ati, Mark ashobora kuba agukunda, ariko nanone ukwiye kwitonda. Nari nzi ko nta mutima n'umwe wakwemeza ibyo, ariko amarangamutima yanjye yatangiye kumwiyegereza. Numvaga umutima wanjye udashaka kuba kure ye. Uko iminsi yagiye ishira, natangiye kumva amarangamutima yanjye akora mu buryo butangaje. Numvaga ko urukundo rutangiye hagati yacu, nubwo nari nzi neza ko Mark n'ubundi nyine ari umuyobozi wanjye. Twakomeje gusangira ikawa mu gitondo, tuganira nyine nk'ibisanzwe. Iminsi yagiye ishira, urukundo rwanjye na Mark rwatangiye gukora. Numvaga umubano wacu wihariye, kandi byatumaga ntekereza neza buri munsi, kugira ngo mbone akanya nyine ko kuba nanamwigira nkamuvugisha. Yaje kumbwira ko ankunda kandi cyane, abimbwira byeruye. Nanjye kubyumva byasaga nko ko urusoro wabyukaga. Murabyumva namwe rwose, sinigeze mpakana. Akimbwira ko ankunda kandi nyine yifuza ko twaba umuryango, ntago nigeze nanatekerezagaho kabiri. Igisubizo cyanjye cyari yego. Igihe cyaregereje, dutangira kwitegura ibirori by'umunsi w'ubukwe bwacu. Numvaga umutima wanjye wuzuye ibyishimo, ariko nanone nari nzi ko tugomba gukomeza kuba inyangamugayo ku kazi. Uko umunsi w'ubukwe bwaje, byari ibintu byiza cyane. Tessa yari marene wanjye, arira nyine amarira y'ibyishimo. Ababyeyi banjye bari aho, mama wanjye yararize. Papa ntiyashaka kugaragaza amarangamutima ye, ariko yari afite ibyishimo. Umuvandimwe wa Mark yari pare we w'imbere mu bukwe. Igihe twavuze ndabyemeye, ijwi ryacu ryavugaga ibyishimo gusa, ariko byari iby'ukuri byuzuye umutima. Mu kazi, ibintu byari bisanzwe. Mark yari umuyobozi wanjye, ariko nanone twakomeje kuba inshuti. Nakoze cyane kugira ngo nkomeze kwerekana ko akazi nta cyahindutse, ariko mu rugo ibintu byose byari neza. Twakoranaga mu gikoni, Mark akanyigisha guteka, nanjye nkamwigisha uko bateka isupu n'ibindi. Twese twarisekaga twese igihe twangizaga ibintu mu gikoni. Twaganiraga amasaha menshi nijoro, twiga byinshi ku buzima bwacu no ku nzozi zacu. Twagiye dusangira ibirori byinshi by'ingenzi mu rugo, duhorana amahoro n'ibyishimo. Umuziki wakomeje gucurangwa mu gitondo, twaribyiniraga mu gikoni rimwe na rimwe, twarebaga filime hamwe, dusoma ibitabo mu buriri. Umutekano n'umunezero byagarutse mu buzima bwacu. Ababyeyi banjye batangiye kumukunda buhoro buhoro, babonaga ari umuntu mwiza kandi wita ku muryango wacu. Bashyigikiraga urukundo rwacu. Umunsi umwe twajyaga ku isoko hamwe,
twasekaga twishimye ndetse n'amarangamutima yacu yakomezaga gukura. Twakomeje kugira akanya kenshi ko kuganira ku nzozi zacu n'ubuzima bwacu. Twese twari twiteguye kuzana abana vuba, kandi twagiye dutegura ahazaza hacu hamwe. Ubuzima bwacu bwabaye bwiza, urukundo, ibirori ndetse n'umutekano mu rugo. Twagiye twiga byinshi ku buzima bwacu buri munsi, kandi twagize ibihe byiza byo gusabana n'inshuti n'umuryango. Iminsi yagiye ishira, urukundo rwacu rwakomeje gukura. Numvise nagikeneye kuba njyenyine cyangwa kugira ubwoba bw'ubuzima. Numvaga nkiri mu rukundo nyakuri, kandi mfite umuntu unyitaho, unshyigikira kandi unyubaha. Uyu munsi wari uw'umwihariko, isabukuru y'umwaka w'ubukwe wacu wa mbere. Izuba ryari ririmo ryinjira mu cyumba cyacu. Nabyutse mbere ya Mark, yari agisinziriye. Naricaye ndamureba umwanya muto, umutima wanjye wari wuzuye ibyishimo. Nagiye mu gikoni nshaka kumutegurira ifunguro rya mu gitondo. Namukoreye amagi n'ikawa kuko nzi ko yakundaga ikawa cyane. Yaje kubyuka ansanga mu gikoni maze arambwira ati, isabukuru nziza y'umwaka wacu w'ubukwe. Nanjye ni isabukuru nziza. Yaje kunzanira impano. Yaje afite agasanduka gato, agasanduka karimo memories zacu, uko twahuye mbere, urugendo rwanjye nawe. Nararize ariko nishimye. Nanjye nuko nkurayo impano. Namuhaye isaha ntoya idahenze cyane ariko yihariye. Ubuzima bwacu bwari bwuzuye ibyishimo, urukundo, umutekano n'ibyiringiro. Buri gitondo twajyaga dukorana ikawa, dutegura umunsi wacu, tugaseka, tugasangira ibyishimo. Twagiye tunatekereza ku hazaza hacu, dukina n'abana bacu mu nzu, tugahuza ubuzima bwacu bwa buri munsi n'urukundo rwacu. Nora yibutse ubuzima bwe bwa kera, amarira y'ijoro, ariko byose byarahindutse. Mark yari kumwe nanjye, kandi urukundo rwacu rwari rurambye. Twese twabayeho mu buzima bwuzuye ibyishimo, twubahana kandi twishimye buri munsi hamwe. Urukundo rwa Nora na Mark rwari inkuru ya nyayo y'ubuzima. Rwaje rutunguranye, rwujuje ibyishimo, tuma bahora basangira ibyishimo bya buri munsi. Nyaboneka niba wakunze iyi nkuru, subscribe, like and comment, maze kugira ngo ujye ubasha kubona inkuru nk'izi ku gihe. Ngiye wabagezagaho iyi nkuru ni Mbabazi Alia. Bye bye.